urumva neza ibi bintu urabyemera undi yahise avuga ati nta wundi bagiye kuvuga ni Claire yahise avuga ngo bitewe n'ibyari byo baze kubwira Imana ngo bitewe n'ibyari byo wumva rero yarigize akahebwe wumvaga nyine atakwemera Damien yahise akatara bati okay nivuze ngo bitewe n'ibyari byo reka nigendere nyine ubwo izabicisha handi Damien agize ngo akate Imana yafashe Damien yaramufashe mukubita nko hejuru urumva ubwo hariho za parafo mukubita hejuru ku gisenge agera hasi yahise agaruka atari Damien ahita areba mugana ngo ati niko wowe urinde uri muntu nyabaki kuko uvuga ngo bitewe n'ibyari byo ahita avuga ngo ndavuze ngo pfukama hariya undi twagiye kubara tubona Jado ahagurutse amazi arimo arashongonuka mu mubiri wiwe atakara hasi ahita apfukama aho ngaho Damien ntabwo yaranzi n'ukuri yahise ambwira ati umva muko va muri iyo nguni pfukama aha ngaha twari turi mu kwa 12 aramubwira ngo Jado Imana irambwiye ngo nimurenza kuri 25 z'ukwa gatatu mutarabana wowe uri umusazi wowe mukobwa nturamuka wanze uyu muhungu nawe uri umusazi twari turi mu kwa 12 nta kintu twaduze mu kwa gatatu mu kwa gatatu 25 mutazirengeje bumva ni ibintu bikomeye ahita agira ka ijambo rivuga ngo iwabo w'umukobwa harera imbere yanjye barera ndetse no mufuka barera ariko nzabyikorera Mondestone ndayizi ni televiziyo nemera Mondestone ndayizi ni televiziyo nemera Mondestone you are my number one Mondestone nukuri turakwemera Yego reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze bakunzi ba Mondestone TV nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane kandi nimba udukurikiye urwaye cyangwa se ufite ibindi bibazo bikomeye cyane ihangane ubwo burwayi Imana ibugukize mu izina rya Yesu cyangwa se nimba ufite n'ibindi bibazo bitandukanye n'uburwayi ariko ubona ko nabyo byaguciye intege byatumye utentebuka Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru imanura ubutabazi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu burya kwizera kurarema ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira igiti kikaranduka ku musozi kigaterwa mu nyanja rero uyu munsi Uwiteka agira ikintu akora ku buzima bwawe iyi ni Mondestone TV nkuko nari mbibabwiye rero nimba utarakora subscribe yikore ikindi abantu mukeneye Provisoire na perime mugane mwarimu Kerima narabibabwiye niwe muntu wigisha neza mu Rwanda kuko yarabyigiye buriya muri kaminuza Provisoire yibona hagati y'iminsi 4 n'iminsi 7 uyibonye rwose niyo utanayibonye ntaga kwishyuza oya perime yo ni hagati y'iminsi 14 n'iminsi 30 kandi ukora rimwe nimero ye ni 078 8 48 37 2 mugane mwarimu Kerima ibintu bigende neza uyu munsi rero twabatumiriye umukozi w'Imana ngewe buriya ntago njya mpfa gutumira abakozi b'Imana ndabanza umuntu nkamureba nkashungura ibyo avuga nkagenzura imbuto yera nkamuzana imbere y'abantu kuko ngewe sinjya nshaka kuzana umuntu ntago nazana umuntu uri bupfunyikira abantu rero abantu mwari mukeneye ijambo ry'Imana munyotewe no kumva umubwiriza butumwa muzima utarandura Imana izanamurinde kwandura igisubizo cyanyu cyabonetse reka tumwakire rero tutamutindiye uraho neza mukozi w'Imana muraho neza Yesu nashimwe imbazwe mazina nitwa Dufashije Marie Claire umumama w'abana 4 n'umugabo umwe uye mu karere ka Kamonyi umukozi w'Imana n'ibindi byose Kristo afashijemo Imana mwishiduhana umugisha abana bameze neza abana baraho barashima Kristo ubu ngubu imfura yawe ifite imyaka ingahe imfura yanjye ifite imyaka 6 bariga yego ariga muri gardienne ya 3 umuto yafite imyaka ingahe umuto afite imyaka 4 okay ariko urabona ubuzima bumeze neza umubarera urabona Yesu hari uko ari kubigenza barakura nta kibazo rwose yego ni karibu rero kuri iyi televiziyo yitwa Mondestone TV murakoze Yesu abaho umugisha iri ni isezerano ni isezerano nari mbimaranye igihe kitari gito cyane mpaye Imana icyubahiro Imana ishimwe yicaranye n'umuhanzi witwa Karabo k'Imana akaba yarinjiye no mu bintu by'itangazamakuru
ntago ari ubwa mbere nkumvise najyaga numva indirimbo zawe nkavuga ngo mana ni gute nazahura n'uyu muntu rero nshimye Imana ko ibyemeye igihe ni iki ngiki nishimiye kukumenya kandi nishimiye kukubona Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Urakoze cyane. Rero ndagira ngo tudatinze twinjire mu kiganiro nyirizina. Yego. Ubundi yamfashije, iyo umuntu yumvise yamfashije ni muntu ki? Umuntu utaramusobanukirwa cyangwa se utakuzi. Watubwiye ko wabyaye abana bane hariho batatu. Duhereye mu buto bwawe yamfashije ni umuntu yakuze ate, yakuze ari nyine gerageza umbwire. Yakuze ari uwuhe muntu? Ese yatangiye kwinjira agakiza ryari, yakijijwe ryari? Urakoze cyane, Yesu aguhe umugisha. Nitwa Yadufashije. Navutse mu muryango navuga ngo nk'irodebari. Navutse mu muryango ari ibintu bikomeye, twari abagatolike, ariko mu kwinjira mu nzira y'agakiza hari ukuntu najyaga ngendana n'abakobwa twari inshuti, bakajya bagenda bavangavanga ibintu, hano bigatuma ntemera ikintu cyitwa abarokore. Rero muri aka gakiza abantu bahamagarwa bitandukanye. Hari umuntu uhamagarwa avuye mu busambanyi, undi avuye mu businzi, undi arwaye uburwayi agakira, Imana ikamukiza, nyine akaza gutyo umuhamagaro. Nge nakijijwe mpunga ibisazi. Urumva rero impamagarira atandukanye. Nakoraga akazi ahantu ko mu rugo, nkaba nari inshuti n'abo bana b'abakobwa bamwe ndetse bari abahanuzi, ariko nkajya mbona ubuhamya n'ibyo bakora, nkabona ntago byatuma ninjira mu nzira y'agakiza. Bakoraga iki ari abahanuzi? Barasambanaga kandi ari abakozi b'Imana, kandi nkabona ndi umukatolike, nkabona nta kintu bintwaye, nkibaza se babantu n'abakozi b'Imana bavuga ko bavugana n'Imana ariko bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, nkumva ntago nkunze ikintu cyitwa abarokore. Ese Yadufashije tutararenga aho ngaho, abahanuzi koko wenda duspose b'abagore cyangwa reka tubavuge muri rusange, umuntu ashobora guhanura asambana cyane rwose, cyane ahubwo biraneze muri iki gihe, kuko impano ntaho ihurira n'agakiza, nta na hamwe. Ashobora kukubwira akakubera ikiraro, akaza akakubwiriza, ndetse yewe akanakubwira ukava mu byaha, ariko nyamara we cya cyaha arimo arakubwira ngo vamo akaba ari icyo akora. Cyane cyane nta Imana ihuriye n'agakiza. None si ibyo bintu abavuga ahanura biba bituruka ku Mana? Rumva hari uko icyapa se nikiyobora umugenzi, kiyobora umugenzi agatambuka kigasigara ari icyapa. Ibyo baba bamaze nyine kwibona hano muri iyi si, nta bwami bw'ijuru babateze. Aranyobora ngewe ntambuke nkomeze, ariko asigara ahangaha nyine ari icyapa, ari icyambu. None se nk'ibyo bintu abahanura n'Imana koko ibimubwiye? Hari igihe kimwe cyo Imana nyine agakiza kaba karavuye muri we, akaba ari Imana, cyangwa se nanone akaba ari inshishanyo. Kuko uyibuke muri Bibiliya itubwira ukuntu abakobwa bari 10, 5 bari abapfapfa, abandi bari abanyabwenge. Ngo noneho ngo igihe kimwe ngo baza kujya gusangana cyangwa se bajya kwakira umukwe. Ngo mu gihe bari murumva bamwe barasenze, baranahanuriranye, ndetse ari abapfapfa ari n'abanyabwenge barahanurirana, ariko ngo igihe kimwe ngo amavuta ngo baza kugira gufatwa n'agatotsi, ngo barangije barasinzira. Mu gusinzira abanyabwenge bari bafite amavuta, bari bibiki, Imana ishimwe, ngo bari bafite amavuta, ngo ariko abapfapfa ngo bararyama barasinzira, ngo umukwe ahageze ngo arakomanga, ngakomanze ngo abanyabwenge barabaduka, bahita bagira gute bongeraho amavuta, ngo baracana amatabaza yabo. Ngo abapfapfa ngo babadutse, ngo bakoze basanga nyine amavuta yagize gute yarangiye. Ngo babwira abanyabwenge ati none mwaduhaye ku mavuta. Ngo barabwira ati twebwe dufite tugiye gusanganira iki umukwe. Ngo cyo koze ni mujye mu bahanjuzi. Bivuze iki rero? Abahanjuzi bahozeho na mbere hose. Ngo barangije barasohoka ngo bajya kuhanjuza, bajya gushaka nyine amavuta. Hari ukuntu umuntu atangiza iby'umwuka akabiherutsa umubiri, yabona impano z'Uwiteka zaragiye hakajya gucisha. Tujya tubyumva ngo za Uganda ngo hari ahantu bacisha, n'ubundi Bibiliya biva ko n'ubundi ngo bagiye guhanjuza. Ngo ariko abanyabwenge ngo bakira umukwe. Guhanjuza ubwo ni nko gucisha? Ni ukucisha. Ndiba ngo baragiye ngo bajya guhanjuza, bagarutse ngo bakomanze ngo bakingurirwe, ngo arababwira ngo sinigize mbamenya, kubera ko abe nabo ngabo. Bivuze iki? Tugendana nabo, dusangirana nabo, yewe tuvuga ubutumwa nabo, ariko igihe kiraje
igihe kiraje Uwiteka agaragaza ukuri kuko icyo gihe barararanye ndetse gusirimba barasirimbanye ndetse yewe no kubwirizanya barabwirizanyije ariko hari ibanga ry'umunyabwenge ibanga nta rindi ni gukora ibyo gukiranuka akagenda mu kuri kw'ijambo akubaha Uwiteka akagenda nk'umurokore kandi tunasomye ko hari ahantu havuga ukuntu Yesu ngo yarimo aragenda n'intumwa ngo abona igiti cy'umutini gitoshye cyane ngo akigezeho ngo aragenda ngo akabakaba ingarakabakaba ngo ashakeho urubuto ngo arangije agira gute ararubura ngo arangije akagira gute arakivuma bivuze iki rero Yesu araje Yesu araje bahozeho na mbere hose ntabwo icishanyo ari izubu ngubu ahubwo na mbere y'ibiri tubwira ko zari zihari n'uyu munsi hari abantu bashobora kuba bahanura bakoresha imbaraga cyane zidaturuka ku Mana cyane rwose akakubwira ugasanga nibyo ahubwo acunga imbuto ndibuka twavuze uburyo nyine ubuzima bwanjye nagiye gusenga ahantu mu itorero ari umuvandimwe njyanyeyo arambwira ati ndakwinginze ngwino tujyana ahantu tujya dusenga niko nakunda abarokore arambwira ati wowe ndakwinginze ngwino tugende nakoraga akazi ko mu rugo ahantu urumva mu buzima bwacu twavutse turi abana 10 ariko hariho 6 tuvuka ari bwa buzima ku buryo na mama kugira ngo tubone ikijumba bagagiye guca inshuro bwari ubuzima bugoye papa yari umusinzi hahandi yinjiraga kubita mama n'umuryango nta muntu mbere no ubundi mvuka mu karere ka Muhanga hariya mu murenge n'uwa Keza umudugudu umugore wanjye nawe ni hariya mu Kibumba Imana ishimwe ahubwo turamenyanye cyane noneho uwo muryango nta muntu utarubaza ari ikintu ubundi abantu batazi ikintu bita karande habaga ikintu bita karande z'amavunja ku buryo no ku murenge bajyaga bazana imiti bakajya bazana hari za cyoda nyine bashyira mu mano ku bantu barwaye amavunja ariko washimwe Yesu ujye udukura muri karande bene data nshuti z'umusaraba Yesu yahageze hari ibintu bigaragara ubundi bikamenyekana ko Yesu yageze gute yahageze ahasiga ikimenyetso ubundi umuntu wabonye ukabona nta mpinduka afite burya Yesu ntago aba arinjira muri we ntago aba arinjira umuntu urimo Imana niyo avuga byonyine biramenyekana ko Yesu ari muri we n'ukuri urumva noneho arambwira ati umuvandimwe wanjye we rero akijijwe ati ngwino tujyana ahantu nakoraga ahantu hari Muhanga nakoraga ku muntu yari umuganga ndera umwana noneho nza kugira inzozi ngira inzozi za mukuru kandi ari umuganga ngize inzozi ndi umukatolike mbona mukuru wanjye hari ahantu arimo arajya nkabona marajya ahantu hatari heza nkabona ngo yari afite uruhinja ngo ariko ngo uwa bajya nabona ameze nk'umupfumu ngo bajyaga kumureba ari inzozi ndimo ndagira ngo bakaryamana na ngo mbwira Imana ngo ndakwinginze nyemerera ngo haburaga umuntu umwe kugira ngo mukuru wanjye ajyeho ngo ndabwira Imana ngo ndakwinginze wa Mana we nyemerera mukuru wanjye basi agerwaho uriya mwana arire agenda ajye konsa umwana asange birangiye ngiye kubona ngo mbura bigenze gutyo mpitangira ubwoba numva akazi ko mu rugo ndagasezereye nkigera mu rugo mukuru wanjye ndayimubaza mfite mukuru wanjye yarashatse arambwira ati rero ati hari umupfumu duhararanye umva zanzo zigize gute zirasohoye urumva uwo mupfumu ntabwo yamujyanaga mu nzira nzima birangije nibwo mukuru wanjye wundi wabaga mu rugo nahasanze arambwira ati ngwino tujyana hano gusenga ntabwo nkunda abarokore bitewe n'imbuto mbabonaho ati ndakwinginze ngwino tujyana Imana ari yatumye yari arimo arabwiriza abarampagurukisha nari nkiri muto arambwira ati umva yewe mwa uko Uwiteka avuganye nawe arambwira ati dore tuvugana ubu ngubu bagutwariye umwenda urwanditse munsi y'urugo uri hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'8 ikigeretse kuri ibyo umwenda ugeze Tanzania bagiye kukurogesha ati nudakizwa wowe urirukansa urasaze kandi ambwiye ibyo bintu ubundi Imana igendana n'ibimenyetso nshuti yanjye Imana ikubwira ibiriho ndetse n'ibyenda kuba kandi ubundi iyo umuntu yumvishijwe iby'Imana amenya ko ari Imana ari kuvugana nayo ubundi Imana ivuganye nawe irurutse umutima yurutse bati mwana wanjye ndetse niyo uri mu cyahira kuba ngo mwana wanjye nureka iki ndakugirira neza nureka ukaza ndagutaba ubundi ijwi ry'Imana niyo urwaye ndetse n'Imana ikubwiye ngo ndakugaburiye haleluya uhita wumva ihumure ry'Imana ukumva kuriye ukumva ko ibiryo bibonetse yego arangije abimbwiye mpita numva ko ibihamya n'ibimenyetso nibyo kuko nari navuye aho hantu muri ako kazi
nanika ijipo yanjye nari guzi 8,000 kandi urumva yarambwiye ngo iri hagati y'7,000 ndetse n'8 numva arambwiye ati yari yanitse munsi y'ipera nkuru ya makuru nsanganiyo kandi uko umwenda bari bawujyanye ariko mu kujya ndavuga nti buriya uyu mwenda bawujyanye n'umuntu awujyanye arashaka kujya kwiyambarira ariko urumva nta ukwari kwambara ahubwo kwari kujya kurogesha arambwira ngo wa mwana w'umukobwa Imana izakugirira neza Imana izagutabara urumva nubwo twarabakene karande y'iwacu babyariraga mu rugo nta mwana n'uyu numwe utarabyariraga mu rugo birangije ariko Mana ndagushimye ni Imana ihindura amateka ni Imana yubakira umuntu bitari kwemera arangije mpita numva nanjye Imana itashye muri njyewe ndavuga uko byagenda kose ngomba guhita ninjira mu gakiza Yesu wenda gushima ndangije ndagenda mpita njya muri korali ndakomeza sinigeze nsubira inyuma ariko ndavuga ngo Mana hari indirimbo gaturika twajyaga turirimba ivuga ngo mube maso ntumwa zanjye hatazagira ubayobya kuko bazaza bitwaje izina ryanjye ndavuga nti ariko ufite n'ijwi ryiza nuko Yesu hari ukuntu ajya bigenza Yesu bundi nakubwiye ngo yahageze hari ibimenyetso n'uwari ufite ikijwi kigoramye Uwiteka atanga ijwi kugira ngo bimenyekane ko yaje muri wowe reka dukomeze turaza kukugarukaho bantu mbwire nyine bantu tubwira aho hantu wari ugeze turaza kugaruka ku buzima bwawe n'ubundi tubwire noneho birangije ndavuga nti wa mugani ku gaturika twajyaga tugira indirimbo ivuga gutya naterekanyarira ndi ngenyine nta wundi muntu nigize mbwira ngo mperekeze ubundi muri iyi mitsi Imana irashaka umuntu umwe wenyine ntagishaka irashaka wowe wenyine kugira ngo igire aho igukura ni wowe wenyine ntago izaza mu irashaka wowe gusa wenyine ndangije nterera akanyarira ngenda mfite icyifuzo ngira Imana ngo Mana urabizi magaturika tugira indirimbo ivuga ngo mube maso hatazagira ugira gute ubayobye none Uwiteka bimeze bite Imana intuma papa yaravuye i Kigali ukuze nandi gutera ngezemo hagati bantu bazikanyarira n'ahantu haterera cyane cyane hanyije arambwira tumva yemwa umva ukuntu Imana imbwiye irambwiye ngo uzabamenyera ku mbuto zabo niryo jambo Imana agize gute yambwiye ati wowe uzagendana nawe ukabona nta mbuto zo gukiranuka uwo nguwo ntago azaba ari umuntu w'Uwiteka bitavuga nti iki cyonyine rakibonye bitangena njya muri korali umuntu yakwinjira umukozi w'Imana nkahita nega mfite ka papier hygienique nkahita ngenda nkahita mpanagura inkweto ze nta kindi kintu ari mfite nkahita mpanagura inkweto nkamubwira ngo Mana yanjye ndakwinginze uko mpanaguye umukozi w'Imana aya mavuta ndayashaka erega ibintu birakora ikintu bita kubiba ntago kubiba ari uko bavuga ngo n'amafaranga ushobora kuba udafite n'amafaranga nkavuga ngo ngiye kubagarira uriya muntu ari kuwiteka nkeneye aya mavuta urumva karande iwacu kwari ukubyarira mu rugo nge nahanaguraga uwo mukozi w'Imana agahinjiye mu rusengero ubu nahita nkubita ibipfukamiro nkahita mpanagura ariko mu mutima wanjye nkabwira Imana ngo Ma aya mavuta nanjye numa nkeneye amavuta yawe abandi ntibamenye tagati ntamye nicyo ndi gushaka Uwiteka namuhanagura gutyo abana batako uriya wundi bari mu biki ariko ntago bazibanga ryanjye nta nubwo bazi icyo ndi gusaba ariko nkamanagara mbwira Imana ngo Mana karande y'iwacu urabizi no kubyara ariko ngiye unyihere kugukiranukira umpereze n'izi impano zawe ntarura abantu bahumurizwe numvuga ko ngiye ntazanashaka ubundi agasura dufite ni Yesu aka gasura ni Yesu dufite none ntago nitega ko ngiye nazashaka kuko nabonaga ari musaza wanjye rero yateye inda bakuru banje bari barabyariye aho ngaho n'uwitwa ngo yarashatse nawe wabonaga urugo rizunguruka kubiteye na karande ariko menya ko karande zigize gute ziriho nkajya mbwira Imana ngo Mana twazamuka n'abakozi b'Imana tugiye gusenga nkajya ngenda mbwira ko benshi twajyaga dusengana une watangiye ubimbaza umbwira ati se mu by'ukuri ni gute umuntu yavuga Imana kandi akora n'amabi biriho bamwe baranduye tukajya tuzamukana nabo nkajya mbwira Imana buri gihe najyaga nkunda kujya inyuma yabo mwarimu wacu nawe mu itorero nawe rafite aho kageze hako nkabimenya nkajya mbwira Imana ngo Mana urabona mwarimu uyu ngo afite amavuta ntawe uri bumumenye kuko aho nakirijwe ntago ariho ndi tagira ugira ngo ndimo ndagira gute ndimo ndateranya hoya yarafite akagezo ko kubusambanyi n'akagezo ko amafaranga yaba gusengera ngo ati rero hita utanga ituro ubundi turo ntago ari wowe uryaka ahubwo umuntu ku mutima nuko afashijwe nuko yumvisha Imana ashobora kuba ati uyu muntu ndamukoreraho icyo umugisha ntago ujya kwaka ituro cyangwa ujya kwaka ibitambo hoya ntago ibyo bintu mbikunda nta nubwo ibyo bintu ari byiza birangije twara tuzamukana nkajya mabwira nti nkajya mbwira Imana ngo Mana aya mavuta y'uyu nguyu ndakeneye
aya mavuta y'uyu mukobwa cyangwa se uyu musore ndayakeneye wayama. Icyo gihe nta mpano z'umukara nari mfite, gusa kimwe cy'icyo nari mfite kwanga icyaha gisa nacyo, bitewe n'ibyo naho nari narakuriye. Kurya urumva byabaga ari ikibazo, kwambara ntago nari nzi umwenda mama yanguriye, si ibyo vuga ngo ngiye gukora akazi ko mu rugo nkagurira abavandimwe, n'ubundi nkabagura batanshima. Hari igihe uvuka mu muryango ukavukamo nta muntu n'umwe ugukunda. Kuko ndibuka igihe kimwe mukuru wanjye yagize kumbwira, arambwira ati wowe ubwawe nta n'umuntu waguha intoki, iyo wirebye ubona ari nde wakwemera. Icya mbere nta sura nziza ufite, icya kabiri ibirenge byawe biratambamye. Sinzi niba nyine abantu bo bavuga ibyo bashaka, ariko Imana ikora ibyayo. Ariko najya gusenga Imana ikajya imbwira ngo nzakugirira neza, nzakwamamaza, uzasengera abarwayi bakire, abafite abadayimoni bazajya bagenda, abakobwa batashatse uzabasengera abo n'abagabo. Nkajya numva ni ibintu nyine nkumva hari ukuntu Imana itubwira ibintu we kubishyikira bitewe n'ubuzima urimo ukumva ko bitakwemera. Ariko ndagira ngo utangarize niba waravuganye n'Uwiteka. Hari igihe abantu bavuga ngo iravuze atari Imana, ari abantu. Niba ari Imana wavuganye nayo, ikintu Imana yakubwiye atabuzeho na kimwe kizaba. Tangiye mbaha agasura dufite ni Yesu. Ndagira ngo kugira ngo abantu bataza kugira ngo wenda umwanya w'ijambo nturi buze, mu kanya turaza gusenga twinjire mu ijambo wateguye, ariko banza ubabwireho gato nko mu minota wenda nk'itatu, uvugeho gato ubundi dusenge twinjire mu ijambo. Yego. Noneho rero nagira ngo mbabwire ubundi umuhamagaro yari Imana yaguhamagaye nubwo waca mu bikomeye. Urumva bambwiraga ibyo barabavandimwe, ndetse yewe na papa wambyaye najyaga akambwira amagambo yo kunkomeretsa, kambwira ati wowe nkurebye mbona nta cyiza. Ariko mwuko gusenga nkajya mbwira Imana ngo Mana ngiye uzandinde karande zo kubyarira iwacu, ngiye uzandinde kumera nk'abikigiye, ngiye nyiherereza nkubahe nkukorere. Nkajya ngira icyo kintu kandi ndashima Imana aho ngeze no kubera Uwiteka no kugendana n'Imana. Rero bivuze iki rero? Ni Imana ikura kure cyane. Ndibuka mukuru wanjye yari yegereje gukora ubukwe, ariko nawe yakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nk'abo ngabo navuze. Icyo gihe tujya gusenga, twari dufite amasengesho y'iminsi 3, arangije tajya kwibonana n'umutipe ahita agumayo. Imana irambwira ngo kiriya kintu akoze niwe ngiye guhita nkorera ubukwe, kandi none nta nubwo azagumayo, ntago azagira gute, ntago azagumayo. Umva ubundi iyo ugenda n'ijwi ry'Imana biroroha cyane, biba byiza ikuyobora mu nzira. Arangije ngewe urumva twateguraga nkumva nkajya mbwira nk'umuhanuzi mwe yamara kuva mu kamwana ko se koko ni Imana yakubwiye bira bintu cyangwa uri murankeshenga. Ari ukuntu Imana ikubwira ibintu wakwibuka naho wicaye naho uri ukumva ko bitakwemera, ariko ndagira ngo utangarize Imana yacu yivuze biraba, kandi ibintu byose biraba ku murongo uko yabigambiriye niko bisohora. Ndibuka najyaga mbwira Imana ngo Mana nubwo bimeze bitya ngewe nkeneye kongerana ibyo abagabo bireke, najya kuvuga ubutumwa kuko najyaga mvuga ikintu ako kanya nakikubwira akarije nimugoro uhita ukibona cyangwa se nejo, ariko ndakana gatoya. Noneho nkajya mvuga ngo se Imana nkomeza unyihera ya mavuta nsengera abantu babohoke ibyo abagabo bireke. Numvaga ko nta muntu wanyemera. Hari ukuntu karande zikugeraho ukumva ko nta kiza kigomba kugira gute guturuka iwanyu cyangwa se gitugoye ubundi wenda reka ngira icyo nkubaza. Yego. Wambwiye ko ngo wirebaga ukabona nta sura nziza ufite, by'abagabo bitakureba. Hari abagabo bigeze bakubengaho ku buryo wenda wavuga uti narakomerekejwe? Ngewe urumva najyaga ngera n'abantu benshi babakoze, nakubwiye ngo nabonaga nta nuwambwiraga ngo ndagukunda, numvaga ari kumbeshya. Numvaga nta kindi ashaka, ahubwo ashaka kunyandagaza nk'uko abandi bagize gute babandagaje. Kuko ndibuka hari umuntu twigize kuba inshuti duhuriye nakoraga hari igikondo, tubishuta arambwira ati gomba kubana. Anjyanye iwabo baratangira amase iwabo bimeze bite. Ndibuka wari kumera amabukwe arambwira ati ese urumva twashaka mu muryango batagize icyo bafite, ariko aho ngo ni mbere ho gatoya ntarafata agakiza neza. Avuga ati hoya ntabwo twamwemera, ntago twamwemera kuko icyambere iwabo bararya bacinshura, mama bararya ibijumba ari uko bamuhaye agatebo yagiye guhinga. None se hariya wahakura umugeni ngo bizagende bite? Ariko ndashima Yesu ko ibyo abana abantu bavuga atari byo Uwiteka agenderaho, ahubwo agendera ku cyo yavuze. Uyu munsi ufite umugabo? Yo mfite umugabo mwiza cyane cyane
cyane pe. Imana ihemba neza. Imana ahubwo birenze nuko umuntu yabitekereza. Ndibuka umugabo wanjye yakoraga Uganda, niho yize ibintu bya hoteleri. Imana icyo gihe twari dufite icyumba cy'amasengesho ni groupe bita Barinzi yakoreraga hariya imusambira tujya gusenga. Arangije we ngo yaravuye Uganda aje gukora ubukwe n'umukobwa arangije kaminuza. Ahageze ngo acyururuka Trinity, abantu bahazi nyine ubwo bareta mva imodoka za Trinity aho zihagarara, ngahita akubita n'umuhanuzi aramubwira ngo ubushake bwawe ntago ari bwo bwanjye. Ngaramubwira ngo ibyo wibwira ntago ari byo nibwira. We ngo yumvaga ashaka umukobwa w'inzobe muremure ushinguye, akumva ari umukobwa ashaka, ariko ntago ubushake bw'umuntu ntago ari bwo bw'Imana. Ndibuka yaje muri groupe yagiye twe twakoze amasengesho, arangije Imana ikari imaze iminsi imbwira ngo mwana wanjye we urumva nkiva hahandi nakoraga bwa mbere nahise nza muri groupe turasenga. Nari ubundi ngenda umuteze w'amakorasi, nkunda gutera ikosa nk'abantu bazi ingoma, nkakubita n'ingoma, nzi kuvuza ingoma cyane rwose amakorasi. Nakubita nateraga ikorasi abakozi b'Imana mbena bakagira andi mavuta. Noneho nkubita ingoma ndakubita ndanizirwa nayo njyamo ndabyina ndatamba muhanuzi umwe ajya mu mwuka aranjarandaramwa ngo mwana wanjye we ngiyo nkurebye utamba nta kibuno ufite ngo ndababara ariko ndi Imana ije kuguha ikibuno. Imana imenya ko igomba no gutanga ikibuno urayitiranya. Barambwira ati mwana wanjye we njyewe iyo nkubona utamba nta kibuno ndaje nguha ikibuno. Irambwira ngo ndaje nkujyane mu rugo kitari ikigurano. Irambwira ngo ndaje nkujyane ubanze uryeho. Bano bantu baguriye ibuno rwose iyo baza kumenya ko Imana igitanga ikibuno bayisenga. No kuri Imana itanga ikibuno. Imana itanga ikibuno kandi itanga n'isura nziza. Amina. Uyu uri namwiza. Nakubwira agasura ni Yesu. Iyaba yarakunyeretse mbere nta nubwo ari no kumpa umukono. Ariko ibyo biterwa na karande. Karande hari ukuntu ziza zikica abantu zikabashyira mu bwigunge. Nk'umuhanuzi arambwira ngo mwana wanjye ndaje nkujyana ahantu ubanze urye uzavuye nkukorera ubukwe. Ndavuga nti by'ubukwe rero nabyo rwose uyu muhanuzi nawe rwose banze yagira narireba nangana nk'aka gatoki nkavuga nti suko wampa umubiri wite, ariko yambwira ngo terura umuntu. Ndibuka nigize guheka ubuntu n'umupapa twari turi mu bitare bya Mashyiga, ndamuheka muvana hasi nibuzi mu bitare ahantu hasi mugeza hejuru nari gato cyane. Arangije uwo muntu mu kumuheka yari ari hafi kuba pasiteri. Turangije ndavana Semana ibi ni ibiki. Haje arambwira ati tuza umutima ko nawe ari umunyamwuka. Arambwira ati uku nguku umpetse. Ndibuka njya kuba diakoni Imana yankize ku mugongo irampeka. Njya kuba mwarimu Imana yarametse. Ati ngiye kuba pasiteri. Kumva ikintu gikomeye. Arambwira ati tuza umutima ntago wavangiwe ibintu wakoze n'Imana yonyine. Ndangije njya muri rwa rugo njya gukora akazi none ko mu rugo. Mvuyeyo rero gitangaza cy'Imana ngaruka aho ngaho nsanga umugabo wanjye uwo musore ari we mugabo wanjye ubungubu tubana. Sanga ageze muri groupe hasengeragamo mukuru wanjye, hasengeragamo na musaza wanjye. Noneho ahageze ahita akundana na musaza wanjye. None bakajya bajyana mu rugo, ndibuka urugo rwo mu rugo rwaraguye. Noneho na toilette yari yararangiye. Nono bubaka urugo rwa mbere akajya abwira mama kandi ntabwo arafite nta nubwo arazi ko hari umukobwa mu urwo rugo. Ngakajya amubwira ngo mama ngo nubwo ndi kukubakira ngo nubwo ndi kubaka runo rugo ngo ngewe ngo uzankaturira inkwano kandi ntabwo arazi ko mu urwo rugo hari umukobwa ahubwo yatangiye kwihanurira mbere ibyo bitaraba. Mama akajya amubwira ati ariko se wowe nta kibazo nimukore nta kibazo rwose. Nono bubaka urugo rwa mbere bakoresha amatafari rurarangira baza gucukura toilette kuko nta toilette mu rugo yari hari. Baracukura akajya abwira ati mama twumvikane nubwo ndi gukora ibi ngibi njyewe Jean Dodiye uzankaturira inkwano. Ntabwo arazi ko hari umukobwa n'ukuri nari ntarabonana nawe, urumva arakunze musaza wanjye yari atarambona. Ariko hari igihe umuntu ihanurira akihanurira ibintu bitaragira gute atazi ibyo ari gukora ariko nyamara arimo arihanurira. Noneho nza kuva ahantu nyine nakoraga ndagaruka ari Imana inzanye nza ndi umukobwa mwiza n'ukuri. Wega burya n'abantu barya ifiriti ntukabona abantu basa neza. Hari n'ubwiza buva mu biryo nshuti yanjye babariye neza n'amavuta akagira gute akabayoboka ugasanga umuntu uruhuru uranyerera burya ari no kurya neza. Hari ukuntu ugira isura nziza ukagira kubera Imana ikavuga ngo mwana wanjye dorutse gusenga ahantu Imana iratubwira ngo ije kuduha ubwiza. Iravuga ngo abantu benshi barimo barasayisha mugiye kubona ubwiza bwanjye bubavaho. Ubwiza bwanjye bugiye kubavaho basigara ubareba ukabona abantu n'ibikara mbere ukabura ukuntu umuntu ariho barakayutse atariko
abantu bangiye kubahereza ubwiza ese ntabwo wambonye ukambwira ngo nukuri uri mwiza kuvuga ngo amavuta y'Imana kuriho nta kindi ni amavuta y'Imana noneho mpageze ntera ikorasi nateye ikorasi ivuga ngo mureke Imana yitwa Imana bagenzi mwe mureke Imana yitwa Imana bagenzi banjye ndayitera arangije bati Imana mbega umuntu uzi gutera ikorasi ariko nta gahunda yaramfiteho nta na gatoya pe yari afite umukobwa bari inshuti icyo gihe hahitaza umuhanuzi aramubwira ngo wowe ibyo wibwira ntabwo ari byo nibwe ati dore umugore wawe ahita amunyereka umuhanuzi yari umuntu bari batumye ntabwo yaranzi haravuga ngo dore umugore wawe ako kanya nese ntangira kurwana intambara hari abantu Imana ivuga nkaho bakwishimiye ibyiza Imana ikoze ahubwo bagatangira kurwanya ubushake bw'Imana nababwira ngo nimureke kurwana intambara mutatangiye kuko ntabwo uzi umuntu amashuri yarwanye y'Imana nta nubwo uzi n'ahantu Imana yamukuye reka kurwanya umuntu Imana yavuze noneho birangije naho kandi natangiye kurwanya intambara z'abarokore baratangira baramvuga ajya mbwa ati Jean Dodo ubundi uyu nguyu wamwemera ute icyambere wabo ni mu batwa hari ukuntu abantu batubona naho n'ukuri n'ubuzima ariko ntibamenye ko Imana yahindura amateka ubwati uriya bundi wabona naho wicara ese ubundi yagirirwa neza batangira kumvuga uko ntari mbese nuko baramanuka kandi bari abantu twasenganaga uko ndiba kwara ababyeyi twajyaga tugendana n'ukuri bakanezerwa bati mu by'ukuri iyo duhanure cyangwa tubwiye ibintu by'Imana bihita biba akenshi bakambwira ati twatetse umuceri tujye kwirira umuceri ndi n'umuhanuzi yego noneho mukanye tugire twinjire no mu ijambo ry'Imana twumve wa mugane yego cy'Imana itubwira mu ijambo nari mvuga imbaraga z'amasengesho birangije ako kanya natangiye kurwanya hari ukuntu abantu barwanya intambara bagashaka kubivamo akumva ashatse kubivamo menya ngo si intambara ndi kurwana Uwiteka zirimo buko igihe kimwe ngo ni intumwa ngo zari ziri mu bwato ngo abahumura ariko ngo bibagirwa ko Yesu yarari kumwe nabo kandi ngo Yesu yararimo yisinziriye ngo umuraburaza ngo bashaka kugira ngo bagwe mu bwato nyine babona nyine umuraburaje ukubisa ubwato babuze ubwinyagamba ko ngo bibagirwa ko Yesu bari kumwe ariko ngo hari arimo umunyabwenge haza kwibuka ko Yesu bari kumwe mu bwato waje aragenda ngo mwigishwa urabona tugiye kurohama tugiye gupfa wowe urasinziriye ngo Yesu arabaduka acyaha umuraba ubundi cyambere menya ngo ibyo ndi kunyura mu intambara barimo baramvuga ndi kumwe na Yesu ese Yesu arakigikiye Yesu akeneye ijwi rye kugira ngo ugire gute umuhamagare ntabwo Yesu azapfa kuza ngo kuko ngo wacecetse oya Yesu akeneye kumva ashyize ijwi ryawe hejuru ngo Yesu ngo yaramuhamagara amuga ngo bisemwe urasinziriye ngo arangije acyaha iki umuraba ngo nuko ngo umuhengero ugira gute uratuza ibintu bigenda neza cyane rero iyo uri ataza kuhamagara ngabwire Yesu ngaze ntago byari kugira gute ntago umuraba ari gutuza bwose bari gushiriramo rero Yesu aragukeneye kugira ngo umuhamagare nabonye Yesu angirira neza abikora abantu batabishaka inatangiye ndwana intambara abantu baramvuga abantu batangira bavuga uko ati reba ate suriya yamwemerere birenge byiwe kandi nukuri kose Yesu yararakingiriye neza ankubitaho ikibuno yarambwiye ariko abantu ntibabyemera ariko Yesu akora ikintu cyambere ntibabyemere Yesu akakugaburira ntibabyemere Yesu akakubakira ntibabyemere ariko nyamara ndagira ngo utangarize Yesu hari ikintu aje gukora babyemera ubundi ntakora icyo cyanyuma kiraza gusiga babyemeye yego hari ukuntu ushaka ukabura urubyaro bakagutangira guhimba amazina ariko Yesu yahageze agatanga umwana wa wundi wakuvuza ko ati burya naragusengeye banza umenye ngo intambara ndimo rarwana Yesu ari kumwe nanjye ese ahandi kunyura Yesu twaba turi kumwe numara kumenya ko Yesu muri kumwe araza kureho imiraba araza turishe byari bihagurukiye n'uwakwitaga amazina aratangira kwiteshera kuko Yesu yahageze birangije umuhanuzi arahanura arigendera ndwana intambara baramvuga arangije byahanuwe n'abahanuzi bagera nko muri 5 noneho ndibuka ko tubana araza arambwira ati ariko nkubaze Claire ati karame arambwira ati koko ubona ibintu bari abahanuzi bavuga nibyo arambwira ati mva nkubwize ukuri rero kandi ntubabare nubwo Imana yaturuka mu ijuru ikazi gahagarara imbere ntago nakwemera wowe hari ndi bivuga ubungo imbwa ari umusara mbwa ati we sinakwe nubwo Uwiteka tureke nuko yaca mu muhanuzi we yava mu ijuru mbibona ko ari Imana impagaze imbere ntago we nakwemera
nkati ntabwo nakwemera nshingiye kukiza icyambere iwanyu nta kintu mufite ikindi nawe nta buranga dayimoni w'igisuzuguriro arambwira ngo ntabwo nakwemera ahita ambwira ati birenze ibyo ngibyo ndabona ngewe ahubwo ngiye kuva muri groupe ngiye kuva mu gusenga ndangije kubera ko Imana ijya kubivuga ari yambwiye ngo ashaka kuva mu gusenga kubera wowe irambwira ye cyane yashaka kugira ngo ahunge nyine kuko ahantu hose ajyaga hose Imana ambwira ngo uriya niwe mugore wawe kambwira ngo n'umugisha wawe nawe kandi uri umugisha we urumva abo n'amagambo akomeye mukozi Imana ntikubwira ngo iki kintu kijyemo n'umugisha ashaka bari ubugari kubwiye ngo jya gucuruza ubugari ukamenya amakuru ko ikubwiye ko ari umugisha uzagume muri cya nishaka kubwiye ngo ni urudodo ugiye gucuruza curuza rwa rudodo kuko yakubwiye ko ari umugisha yarambwiye ati ni umugisha wawe kandi nawe ni umugisha wawe nawe kandi uzamubera umugisha we ya magambo ntiyayitaho mbona ko amaramaje kuva mu bintu by'agakiza ndagenda ndamusanga ndamubwira ntitwumvikane reka tuganire kwa kundi abantu batera amakuru ugize ubona ntera ikorasi basi nateretse ijisho ati hoya none se wigize ubona basi ntera ikorasi ukabona hari ukundi mo ndakureba wita ku cyo wavuganye nanjye bigaragara ndimo ndamubwira ko nanjye ntamukeneye ariko namaze kumenya amakuru kuwiteka yambwiye ko ndi umugisha we nawe akaba umugisha wanjye mbwira Imana nti nturebe wewe wite ku cyo wavuze ndabwira nti wewe reka nkubwize ukuri reka twisengera Imana nanjye ntabwo nakwemera pe nta nubwo twabyemera ko biriya atari ibintu by'abahantu gakunyina n'inzi ko ari Imana ivuze ubundi Imana ivuze urabimenya ukamenya ko ari Imana irimo iravugana nawe shimye Imana igitanga gutegereza neza iyo utegereje udatambitse ikirenge ukaguma hamwe Imana yakubwiye ngo hagarara Imana iraza ikagutabara nta na kimwe igize gute nta na kimwe irebeyeho iraza igakora mu bushake bwayo kuko niyo yatangije urugendo ni nayo izarusohoza nta na gato ugizemo uruhare ndibuka narwanye intambara ntangira kuvugwa twakoze amasengesho y'iminsi 3 araratereta kuri telefone kandi ukuri kumana dore maze kuvugwa n'abantu abahanuzi benshi batandukanye bavuye cyangwa bavuye bamwe ati ni umugabo wawe arara atereta umukobwa akajya amubwira ati ese sheri uryamye mu mashuka meza ati ese wajimije amatara ese wariye iki urumva ni zakeya nyine nkajya acira mutima nkabwira Imana sema ntiwambwiye ko yari umugabo wanjye ese ibi bintu urimo urabibona nkashiramo nge simurome n'abanyamasengesho ubundi sibye ubu ngubu byacitse twajyaga twikora amasengesho twese tukarara kumukiye kumwe ahantu mu cyumba cy'amasengesho tugasenga tukaruhuka gwarananaga twese hari abadamu abakobwa abapapa abasore ubundi sibye ibintu muri iyi minsi byateye abantu bari gusenga bafite ibizira ubundi abana b'Imana ahantu bageze nta kwishishanya sibye ibintu bihe bya nyuma tugezemo muri iyi minsi urarana n'umuntu cyangwa se murabonana ugasanga afite imiti murasenga n'umuntu uzi ngo numurokore ugasanga hari ibindi bindi arimo arakora sibye ubundi urukundo rw'abana b'Imana undi abana b'Imana ahantu babaga bari mwarasengaga yaba hari uwabonye ibijumba n'ibishyimba agasuka ku rukoma n'intuze n'iriya ntara ari ukuntu bajyaga bagira intara bagashyiraho urukubo bakamenaho twese tugahura hamwe tukarya abana b'Imana bagaba tukarenzaho umugezi kandi tukanyurwa nabyo ariko muri iyi minsi urahamagara umuntu ati ndaje kugusengera untekera inyama n'ifiriti kagira ngo inyama n'ifiriti nizo zikuza abantu akubwira ati unyicira inkoko kandi nyamara urimo urakoreza mugenzi wawe umusaraba nawe wawe inkoko ntayo wabonye wari ugeze hariya yateretaga yego birangije aratereta abwira umukobwa amubwira amagambo meza cyane uko ndibuka amasesho yanyuma twari kwerangiriza mu bitare bya Mashyiga birangije aratereta ndangije mpita Mana twumvikane ntago ibingi mbishoboye ubundi uyu niwe mugabo wambwiye amagambo arimo arateraho nkabivuga singira umuntu mbyereka ubundi kirazira kwereka umuntu intege zawe nkeye oya ahubwo bwira Uwiteka gushoboza ndangije mbwira Imana ngo nshoboza ubwo nabivuga ngiye nyine ko nta muntu umwe nari mfite wo kwizera kuko hari abakobwa bari baraho ngaho naye baramushakaga ari abantu ntago bashaka ko nge mbana nawe ndakomeza mbwira Uwiteka ngo Mana shyigikira niba ari wowe wacyambere namaze kumenya ko Jean Dodi yari umugabo wanjye wavuze ko ari umugabo ariko reba ibintu arimo aratereta ariko ubwo hagati aho ngaho cyagiye ambwira ngo sinakwemera naramubwiye nti mukozi w'Imana nanjye ntago nakwemera ni ukuri iturize wisengera Imana ukomeze gume mu muhamagaro wawe Imana ntibishaka izaguhereza uwishaka kandi nawe ushaka ndangije ubushake bw'Imana burasharira kandi nanone iyi Imana ibirimo bigenda neza cyane
nahuye n'intambara bucya nka saa 10 ndavuga ngo uko biri kose ntabwo nongera kugendana nabo. Ndavuga nti ubu ngubu ngiye Kanyara ngiye kubaza Imana ko ari Imana bivuze. Nta natanu nari mfite. Ibaze guturuka imusambira aho ngo ugiye Kanyarira urugendo ukagenda ukarenga za Muhanga ukarenga ukagera n'urugendo rurerure. Numvaga basi ndi bugende nkararayo ugacya ndi bwaza. Ngeze ahantu gato ngeze ku Kayumbu ngenda ngiye kumva numva Imana irampamagaye, numva ijwi ry'Imana rambwiye ngo hagarara. Imbwira ijambo riri muri Yesaya ibice byaho ni 9 rivuga ngo dore ndagutunganyije bangushyize mu ruganda rwo kubabazwa. Irambwira ngo ariko kubwanjye nzabyikorera. Irambwira ngo nta kizatuma izina ryanjye rigira gute rituko. Irambwira ngo subira inyuma usanga abo mwari muri kumwe mugiye gusenga. Ndavuga nti burya kumbi ndi mu ruganda rwo kubabazwa, ariko Uwiteka arambwiye ngo azabyikorera, nta kizatuma izina ryayo rigira gute ritukwa. Bita nkatansubira inyuma dufata urugendo tujya mu bitare bya Bashyiga. Hagenda aganira na wa muko ubaza urwo rugendo rwo twajyaga tugenda n'amaguru. Bagenda baganira batiriza kumushiranamo umuriro. Numva ijwi ry'Imana ambye ngo fata batiri yawe, kandi tuno telefone dushyiramo utubatiri, muhereze batiri yawe agende yivuganira. Agenda teretana mukozi murumva n'ibintu bigoye. Bagenda bavugana turagenda turasenga, cyo gihe Imana irankoresha uko ndi guhanura n'iki, abandi bo barajyana n'inzara bavuga ati aha ati baregera ngo bamurebe ko ari umuhanuzi. Ari ukuntu tuvuga Imana neza hakaba arabagusubiza inyuma. Rero atari bari yabonesha no kugira ngo uriya muhungu abone ko ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana. Ariko ibintu dukora ntago ari kugira ngo abantu bature cyangwa badushime. Kora neza ugifite uburyo nzi ko Imana izatugira neza. Ngo ntitudagwisari tuzasarura, ko biri kose tuzasarura. Reka tugere wenda ahantu mwabanye kugira ngo tubone umwanya w'ijambo tuzanagaruka. Nzagaruka ubuhamya ni burebure. Byarangiye mubanye gute, yaje kwemera gute? Yego urumva twarakomeje turwana izo ntambara. Icyo gihe ajya ahantu muri ADPR mu Ruvumera, abona umukozi w'Imana witaga Damiyane, aramukunda avuga Imana neza, yumva aramukunze, arangije aramutumira. Amutumiye Damiyane, twari dufite amasengesho y'iminsi 2. Ahageze Damiyane Imana itumubwira ngo genda uzagaruke ejo, ko twari twatangiye kuwa 5 tuzaturimo no kuwa 6. Ahita abwira groupe ati njya akanya nta kintu mfite cyo kuvuga, ahubwo Imana irambwiye ngo uzatange ejo message. Numva byari byararangije kuyakira, byararangiye, numva nta n'ibintu byo gukundana cyangwa byo kubana nayo bihari. Gusa ngiye ku mutima nabwiraga Imana nti waravuze ngo n'umugisha wanjye, nanjye ndi umugisha we. Nkajya mpora nibutsa Imana ayo magambo. Damiyane arataha, niwe wenyine wari umuzi, aramuherekeza. Mu gitondo Damiyane ako ninjoro turi gusenga, nibuka Imana yanyuze mirabwira ngo ejo nzakora igitangaza. Birangije Damiyane aragaruka. Damiyane arabwiriza ahita atari kora sivuga ngo birabaye we birabaye, amagambo ashize ivuga we birabaye. Umugabo ahita avuga ati birabaye, ati nibiki bibaye, urumva ne benyine bari baziranye. Hangije ahita amubwira ati Jean Dodier ati karame, ati Imana igiye kukubwira ibintu, Imana igiye kukubwira wowe ubundi urumva neza ibi bintu urabyemera. Undi yahise avuga ati nta wundi bagiye kuvuga ni Claire. Yahise avuga ngo bitewe n'ibyari byo, baze kubwira Imana ngo bitewe n'ibyari byo. Umva rero yagize akahebwe, yumvaga nyine atakwemera. Damiyane yahise akatara ati okay, nivuze ngo bitewe n'ibyari byo reka nigendere nyine, ubwo izabicisha handi. Damiyane agize ngo akate, Imana yafashe Damiyane yaramufashe mukubita nko hejuru urumva ubwo hariho za parafo, mukubita hejuru ku gisenge agera hasi. Yahise agaruka atari Damiyane, ahita areba mugana ngo ati niko wowe urinde, uri muntu nyabaki kuko uvuga ngo bitewe n'ibyari byo. Ahita avuga ngo ndavuze ngo pfukama hariya. Undi twagiye kubara tubona Jado ahagurutse, amazi arimo arashongonuka mu mubiri wiwe, atakara hasi. Ahita apfukama aho ngaho. Damiyane ntabwo yaranzi n'ukuri. Yahise ambwira ati umva muko va muri iyo nguni, pfukama aha ngaha. Twari turi mu kwa 12. Aramubwira ngo Jado, Imana irambwiye ngo nimurenza kuri 25 z'ukwa 3 mutarabana wowe uri umusazi. Wowe mukobwa nturamuka wanze uyu muhungu nawe uri umusazi. Twari turi mu kwa 12, nta kintu twari duze mu kwa 3. Mu kwa 3 25 mutazirengeje, bumva n'ibintu bikomeye. Ahita agira ka ijambo rivuga ngo iwabo w'umukobwa harera, imbere yanjye barera, ndetse no umufuka barera, ariko nzabyikorera nawe kandi harera kuko ngiye kurwana n'abantu bose bazakuvaho. Urumva impamvu yashyiraga no mu rw'ibyo yari afite n'amafaranga, ariko ageze aho Imana imubwira ngo uzasigara usaba igiceri cy'ijana
cy'isabune ukibure. Yageze ubwo neza nta na kimwe asigarana, yahise apfukama. Nkimara gupfukama ngo yabonye nta n'umuntu mwiza uba, nta n'umugore mwiza ubaho ku isi. Ngabona ndimo ndarabagirana, abona mfite ubwiza budasanzwe. Arangije ahubwo njye ngipfukama ntangira gutekereza ibintu byose yamvuga ko kunagendaga marabika, kunambwira ngo irebe, yigeze ambwira ngo ubundi uko urebye twabyarana abana basaba ati n'ukuri mfite abana beza. Mfite abana beza pe. Unabonye bati se abana nabi, Imana itange ishatse kandi icyo yavuze, kandi burya ntuhabwa isezerano n'Imana cyangwa se kakukora ikintu bikirindisha ikintu cyitwa isengesho. Urumva ni ibintu bikomeye n'ubuhamya burebure. Ni burebure byarangiye Imana ibemeje murabana. Twarangije Imana itwemeje, uribuka none dutangira gupanga ibintu by'ubukwe mu muryango baranyanga. Intambara ziba nyinshi, ariko kubera ko twe dushyigikiwe n'Imana, ni Imana irindi isezerano yavuze. Ndibuka twaje aho ngaho turi hariya mu Nkoto, turaza dukora, twari gukora ubukwe. Urumva twarahageze, hari umumama yari directrice, undi yari revera. Urabona ukuntu ikigo cy'abazungu haba hari ushinzwe nyine ikigo n'ibirimo, noneho undi we yari revera nyine w'itorero. Tuhageze urumva uwo directrice ahita akunda umugabo wanjye, ambwira ati umva nkubwiza ukuri, wewe witiranwa na musaza wanjye witwa Jado, kandi mfite musaza wanjye witwa Jado. Ambwira ati inkwano nzayiguha. Umva nta kintu twari dufite, anambwira ati ngiye amezi 3 nzayabishyurira. Twabaga mu nzu ya 15. Umva yishyuye 45, amuha n'amafaranga yo kugira gute y'inkwano. Noneho wa wundi wari umupasiteri abibonye ararakara, avuga ati ntago bibaho. Jado ahise akundana n'ura kandi ari ngewe twari tuziranye. Umva y'abantu bakorana rigiye babahanganye, intambara ziratangira. Ndibuka bo twari gukora ubukwe, bucya turi bukora ubukwe turi busezerane. Uwo Jado uwo mukobwa araraka, no mukobwa warakaye. Warakaye ni wari directeur, wari pasteur. Umva ukuntu amatitira ari yari undi yagize ikibazo cyuko akoze ubukwe mbere ye. Urumva ikibazo we yagize, urumva yari hari directrice wari ushinzwe icyo kigo nyine n'ibirimo nyine akajya harapora abazungu, undi yarashinzwe iby'itorero. Noneho witorero we uko umugabo wanjye n'umuvuga butumwa yashaka nyine tudatumenyana nyine tugatangira gukora mu itorero. Urumva bari bahanganye, umwe bagashinzwe iby'itorero undi ashinzwe iby'ikigo. Ndumva nyine bari abantu nyine batumvikana. Ushinzwe itorero ahita abona undi bakundanye na Jado, kandi rero kugira kudere kuzadusezeranya.